Handshake. Bahita muri brigade. Ni huku hali hamisi. Ariko ntabwo nijanye. Shirame na mushakaje. Ntabwo nijanye yo uyu munsi no hanahiza. Mana tunamshukuru Bwana hatua za roho na wasiapo na asiye tunaomba kwa watulia wataonekana wanakushtika usema tunacha uromono Yesu libasena uromono gawe sasa yao ibaraka sawa sikome umekutulinda ibaraka sawa sikome sikona madaisi baraka sawa zikuri tunayeshukuru na twende tunawasikia baraka sawa zikuri sababu yacho ibogo kwa Bwana ona la kabo kwa baraka hata fulana na wewe mali pili
Turagushimiye ku burinzi bwawe wakomeje imibiri yacu uyikomereza imbaraga zawe uyiha imbaraga zawe okera fagaye turabona imbaraga zawe Mana cyubahiro ni cyawe Mana ko waturize kora imirimo mu mibiri yacu tukaba tugejeje umwanya udukoremo umurimo Mana turi amahoro n'imiryango yacu udukoremo umurimo Mana nta muntu warwariye aha uhimbaze Mana yo tuzageza ku wa kane ibi bikoremo umurimo Mana turi kumwe nawe tuzakumva n'ukuri tuzakubona shanze bikunze kandi hari ibyatangiye gukoreka muri simbuka mu izina rya Yesu amen. Mana turashima Imana ko ukomeje kutubera Imana. Imana yabanye natwe usoma mu gitabo cy'ingoma ingoma za kabiri igice cya karindwi umurongo wa 14. Igice cya karindwi umurongo wa 14 aravuga ngo maze abantu banjye bitiwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye zumva ndi mu ijuru bababarire igicumuro cyabo bakiriza igihugu amen. Turashima Imana data wa twese uri mu ijuru kubw'umwanya mwiza n'ibihe byiza by'amasengesho turimo. Turi hano ijoro turaharara n'ejo kuwa gatatu cyo kuza kuwa kane tuzaharara tuzahirwa dutahe nyuma y'aya materaniro. Muriteguye se? Imana irashoboza Imana idushoboze kutabicikiriza hagati. Duhaye ikaze abo dukurikiye bose online, turanabashimira cyane ku musanzu wanyu wo kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Turashimira abaje kudusura bafite izindi mpamvu zatumye batabana natwe, ariko niba wumva worohera uyu munsi nawe kumva agasosi karahagahara waza tugafatanya kugategera, kubera ko inyungu za twese gusenga Imana. Hari gahunda dufite, ndasaba abantu bafite amamodoka ko baza kudufasha. Dufite gahunda yo gukora patro nyuma y'amateraniro ari hano amasengesho turaguma hano. Hari gahunda dufite, ndasaba abantu bafite amamodoka ko baza kudufasha. Dufite gahunda yo gukora patro nyuma y'amateraniro ari hano amasengesho turaguma hano. Abarebe bwa bwenge bwacu turangiza, abantu bafite amamodoka baradufasha, turakora patro, turagenda tureba ahantu umwuka tuyobora, tugende dusenya ibicaniro bihari, dukubita abazimu bahari. Ahantu umwuka twereka hari imyuka mibi, ahantu hari utubari, ahantu hakunze kubera amasida, ahantu habera ibintu bitandukanye bibi, turagenda tuhagere tugende tuhasengera dusenya ibyo bicaniro bituma abantu babura amahoro.
sibyo? Tugaruka turabona gusenga gatoya turuhuke. Ejo na gatatu tuzaba turi imbere y'Imana hamwe n'abandi bose. Ubwo birumvikana protocol abasanzwe bakora amasuku ntibibagore, n'ubundi tuzotera agatatu kazaba kicaye. Umuntu ushaka nta mafere dufite, nta mafere ahari. Ibintu byo kuza wanwegereje kisapuri ituze hano ahangaha hapa kazi tu nibyo ziriya ranje zose z'imbere muzoza n'imikeka abantu bicare. Abamama rero badashaka kwicara hasi bazoguma mu mabiro yabo mu mamodoka yabo nta kibazo. Hano hari abakeneye kwicara ku karago, ariko kubera ko hari abantu bakuze, hari abantu barwaye, izo ranje zose z'inyuma zaba ziriho intebe, no hejuru iriya mu kagege zoroshe iriya abantu bicareyo, ariko hano gatatu nuko tuzirigwe. Bene data mudukurikiye online, ndabasaba ko dufatanya gusenga rwose muri kure yacu, ariko ikije ibyuma byaziye no kugira ngo dufatanye. Ushobora kuba uri mu rugo bikugoye kuboneka, ariko wakurikira online tukabana tugasenga Imana. Uyu wari umunsi wo gusengera igihugu. Ejo twasengeye imiryango, uyu munsi wari umunsi wo gusengera igihugu. Nimvuga igihugu, nimba uri Umugande ndavuga igihugu cyawe, nimba uri Umukongomani ndavuga igihugu cyawe, nimba uri muri Nepal ndavuga igihugu cyawe, nimba uri muri Afghanistan ndavuga igihugu cyawe, ariko kandi nimba uri Umunyarwanda, I'm speaking about your country, ndavuga igihugu cyawe. Kuki ari byiza gusengera igihugu cyawe? Bafite aho umwandika mwandika. Impamvu ya mbere ari byiza ko umuntu asengera igihugu cye, ni uko ni kimwe mu byo ugomba, ni kimwe mu nshingano zawe z'ingenzi. Gusengera igihugu cyawe ni imwe mu nshingano zikomeye z'ingenzi usabwa. Igihugu gifite ibyo kitugomba, ariko natwe dufite ibyo tukigomba. Imwe mu nshingano ikomeye y'umukristo ku gihugu cye ni ukugisengera. Akenshi muzumva abantu bavuga ngo jewe igihugu ngo nticyagitayeho, ngo ntacyo bamariye, ngo ubuyobozi ntibwantekerejeho, ngo mubwire ubuyobozi ngo bushake, ngo bugerageze, ngo buturwaneho, ngo kuko ibintu ntabwo bimeze neza. Abenshi bazi icyo igihugu kigomba kubakorera, ntabwo bazi icyo bo bagomba gukorera igihugu. Umwuka ubyigeze kubwira Abanyarwanda ngo ni ihene yo muri icyo gihugu birabarusha agaciro, n'imboga yo muri icyo gihugu birabarusha agaciro. Imboga semana nimwumve iki kintu.
mwaba abana bawe. Ukwiye gusiga abana ahantu bagasengeye, ukwiye gusenga ku buryo gakondo uzasigamo abana bawe usiga uyisengeye bakayibamo isengeye. Kandi apana amasengesho yasenzwe n'abandi, kuko yasenzwe n'abandi azorohereza abandi ntabwo azorohereza abandi. Wowe ukwiye gusenga ugasengera abawe, ugasengera n'igihugu cyawe kugira ngo abawe nibagisigaramo kizungorohere kibabere cyiza accordingly. Ya mbere ni inshingano, iya kabiri nta muntu wagira agaciro karuta k'igihugu, iya gatatu igihugu nicyo kibanza wishimiramo, iya kane hanze y'igihugu cyawe utakaza uburenganzira, gatanu niyo gakondo usigamo abawe, gatandatu rero haba hari ibyakozwe mu buryo bw'umwuka binyuranye n'ubushake bw'Imana, kandi nabyo byakozwe n'abafite uburenganzira ku gihugu bwawe. Haba hari ibyakozwe bikorewe mu gihugu kandi utazi. Utagize icyo ubikoraho bikubera inkomyi buri gihe. Numva igihe navuze hejuru y'ibintu bita altars, nabo icyo bita territorial sins, babwira ko hari ahantu ugera nyuma y'igihe gitoya ukisanga ko urakora ibyaha byaha kubera iki? Hari ibicaniro byaha. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu agiye igihugu mu gisaka batapfa kwimuka bave, bakavukire ngo bavayo, ariko umuntu wibutse akajya guturayo kugira ngo azate keretse abo nabonye bavuye bakaja muri Kenya bagiye bibakora sinzi. Hari ibintu biba byarahakorewe, uba ukwiye gukora ibindi bintu bivuguruza bijya byakozwe kugira ngo wizere ko imigisha yawe n'amahoro yawe atazagira ikora. Sebane cyanyuma, ububiko bw'imigisha idasanzwe Imana yabitse mu gihugu buzamwirijirwamo gusa n'abasenzi. Buri gihugu kigira ibintu byiza bimwe. Munyumve, igihugu kibamo ibyiza. Kugira bajya kuva mu Rwanda, igihugu cy'amata n'ubuki, made in Bikore, ibyiza bitatse u Rwanda. Hari ibyiza biri mu Rwanda tubona hano, hari ibyiza biri iwanyu tubona hano. Icyo ni kimwe mu byiza bigize igihugu. Icya kabiri, igihugu kigira ibindi byiza byitwa uburenganzira. Ibyiza bya gatatu by'igihugu byitwa imigisha rusange. Kubyara ni umugisha, ako ni umugisha rusange. Akazi ni umugisha, ako ni umugisha rusange. Gushaka ni umugisha, ako ni umugisha rusange. Hari imigisha yihariye, imigisha yihariye yo kuba mu gihugu
warashatse cyangwa utarashatse, warabyaye cyangwa utarabyaye, ariko muri byose ukaza wumva ufite amahoro, uratuje, nta kajagari kari mu mutwe. Ibyo ubona bibabaje urabireba bikarenguka bikagenda, ibindi bikagaruka byaza ukabireba ukabibwira ngo nyagutuzi yari afite umugisha rusange, ariko ntaza yari afite umugisha wihariye. Umugisha wihariye uzi utuma ubona igisubizo aho isi yabonye ibibazo bye. Umugisha wihariye uzi utuma ubona impamvu zo guseka abantu bose bahebarira. Umugisha wihariye uzi kubonera impamvu zo guhumurika abandi baguye igihumura. Umugisha wihariye uzi kubonera impamvu zo guseka hari umusonga mu rubavu. Umugisha wihariye uzi ukubwira ngo abawe bazatera imbere bakicicaye hasi. Umugisha wihariye uzi ukubwira ngo uzagera hahandi utaratera n'intambwe n'indiganayo. Umugisha wihariye, umugisha wihariye, ndakwifuriza umugisha wihariye rwose. Sema haleluya. Umugisha wihariye, umugisha wihariye. Nigeze gusura umugabo umwe, abana be b'abakobwa babiri batwaye. Ndabasura ari umugabo w'umukristo cyane. Umugore yamahunga ngo agiye muri Kenya, bazahawe kugeza abo bana babyaye. Isi yaramenyereye ko byaramenyerewe, kandi yatutse umugabo ngo ntahamenya kubatuka, ntahamenya kubakubita, ntahamenya kubaha. Ndagenda muje kumusura ndabona none se ko madamu yawe aravuga ati ntabwo Satani yatuka ngo naje yituke. Ndagira kuteze kandi bakubwira pastor, aba bana banjye bazashaka kandi bazakorera urufunguzo. Uko batwarindanye niko bazakorera urufunguzo. Uyu muntu ntasanzwe. Naje n'umunsi bakagaragaza aba bakobwa b'incuti bari na beza, bagira uko batari beza, bagire n'uko bahuye n'aya mapepo. Ubwo nturangiza kuba dushaka abagira umuco udasanzwe, ntibasanzwe bari bari. Sema haleluya. Naho umwe yatewe inda n'umuzungu, barangiza umuzungu araza abwira se w'abakobwa, sasa narakusha nateye umwana wawe inda kandi mfite n'urugo mfite n'urugo. None umugore nawe yamubwiye ntangira ngo turanatandukana. None nawe yarananiye yaravuze ngo narabyaye ndacana umugabo. None turagezaho isi y'umuhanzi hari ibindi ntagira guteze, ndagukubita se ndagufungisha se ntagira ntacyo ngane ndagukora, ntacyo uri bukore. Atuje ati sasa kuri HCR ni ugufasha abana batarabyara bakaja muri Amerika bombi. Ati sawa. Abaragira muri Amerika. Ati muyoboye state bazaja umwana w'amasenge. Ati none rero nzakora ku buryo bwose bushoboka bazabona ibyangombwa. Umuhungu wakibisagara n'undi wakibisange, ayo bakurikira ayo makuru arayareba sasa.
ubukwe bwabereye umunsi ubukwe bwabereye bakoreye kapa nagiye banishuriye mbona narebye kwizera k'umuntu jewe ubundi nikurira abantu bari mu bibazo kera umuntu amaze kubyibuha akadawubwira ngo batetse nk'igihaza jewe kera ntituba tukiri ariko iyo umuntu akiharira imishuri y'amarira y'ibibazo umuntu aba ari uwaje ari inshuti yanjye ndamwegera ndamukunda turakundana ndamwegera turasenga Imana turasenga umunsi w'uparangate usigura n'umweho tutajana kuko uyu musara twarabikorera turagenda mu Yosefu yari muhere mu nzu y'imbohe iyo atagira abamuvuga ngo bavuge ibyo ashoboye. Dawudi kugira ngo aje gucuranga ibwami abadayimoni bahumwe, hari umugaragu w'umwami wabuze amakuru ugiye kubwira Imana ngo Mana buri gihe nzabona abavuga ibyiza ahakenewe, buri gihe mu gihugu cyanjye no ku isi yose nzabona abavuga ibyiza ahakenewe. For breakthrough. Icyifuzo kirakomeye isengere neza zamujwiga Mana y'imbaraga no gutwara buri gihe nzabona abavuga buri gihe nzabona abavuga Yeah.
kubagenda n'amamodoka n'abagenda n'igare imigisha yaje izinjira ku marembo yose y'iki gihugu. Naje nzanyura muri ayo marembo zana imigisha yaje kandi izageraho bitagoranye. Ntabwo imigisha yaje zaje nibona bigoranye, ntabwo izahura n'inzitizi muri ayo mayira muri ayo marembo kandi zitazahura nayo. Segukoma mu mashi ibibana ngo bana muri rembo ryinjira mu gihugu izinjira mu mugisha wanje izanyura mu mugisha wanje kwizina rya Yesu muri rembo ryinjira mu gihugu izanyura mu mugisha wanje. Grazie
kubera Imana wanesa sisi aho wicaye n'ubu wose uko umwanya kubera Imana nta muburo uzuvuga mu rugo rwawe nta n'umuburo uzavuga mu rugo rwawe nta n'umuburo uzavugiriza mu gihugu cyawe n'izina ryawe nta n'umwe ku murongo azavugiriza mu ihema ryawe Yosefu yari buhere mu nzu y'imbohe iyo atagira abamuvuga ngo bavuge ibyo ashoboye. Dawudi kugira ngo aje gucuranga ibwami abadayimoni bahunge, hari umugaragu w'Imana wabuze amakuru yivugire Imana ngo buri gihe nzabona abavuga ibyiza ahakenewe, buri gihe mu gihugu cyanjye no ku isi yose nzabona abavuga ibyiza ahakenewe. For breakthrough, for breakthrough. Icyifuzo kirakomeye. Isengere neza neza. Samukiga, barayimara y'ubutwa. Kugiye zabona bavuga. Kugiye zabona bavuga. Yeah.
Bwana Yesu asifiwe. Ugiye gusenga uhagaze n'ibishoboka mu mbaraga ke ufite ugenda gende.